ubona hari kiri gushidikanya kubyo nakubwiye bona papa watadutaye n'undi atagiye usema ko ngi nabonaga yarahindutse nkabona wagira ngo ubuzima yaravuyemo bwaramwigishije matabara Yesu we matabara ariko mana ubona ko papa ameze nabi asema wow usa naho wiyoroshya ugatuye ibindushya byose sana uzamuka ugatuye zamuka papa no wabaye iki byagenze wabaye ikibundi gahunda kuri kw'Imana uyu muntu ngo tugende ugiye kuryama nkwanure hano ugende papa byagenze bite ngo tugende ihangane papa mana naruhiye naboneye muri iyi nzu iyo naboneye ahangaha nagahumera mu mape tambuka genda ngo ryama none ubu ndazibandwa nzerekezayo tegeze bite urambaza ntabwo twe turi kumwe hano aho yari ndabizi uyu ntabwo yari umunsi wa kabiri turangiranye wabonye niki nari nakubwira kitari cyanyura mu maso yawe ndazibandwa ubusene hanyuma se mu kurenga mbabara mbwira byagenze bite ma wanyinjije tukare kwamira ngo utekereza ndajya kuri umwe ngafata uwundi ariko mara nese mabwinyinjiza nyine nakufasha wisakuza mu mwana nga akuse nyine nyinjiza ngo ujya mu mugongo wa gicucu nese mawanyinjije tukamufasita n'ubundi muntu reka nzane umwana yinjire mu nzu ibisimba bitanamurira naho nyine nyinjiza ngaho iruka jyamo ngwino ngwino guterura uretse gira gutya harya gira gutya gira gutya cyakoze Jules ikintu kimwe nashimye wankoreye nkumva ndishimye nuko wagize igitekerezo ko wavuze uramusheri wawe Chris ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka ko nagikorera Gikundiro nagikora ariko kano kanya ikintu nifuza kuruta ibindi bintu byose ni ukubona mubona inshuro ya kabiri ahagaze ku maguru ye ibyo ngibyo no kubiharira Imana uziko namubonye rimwe ryonyine rimwe ngira ngo mubone bwa kabiri nkamubona aryamye mu kwa muganga ikintu nakubwira cyo igihe kiraza ikindi kigatambuka hakaza ikindi ibyo ihangane kuko nta nubwo wari uzi ko yaba akiri ano magingo aba bagihumeka cyakora nabyo rwose ni ibintu byo gushimira Imana kuko n'imodoka ishobora kuba yari kumugonga akahita anapfa tukaba twarashyinguye cyangwa nta nabimenye ko yashyinguwe agahinda kakanyica bikarangirira aho ngaho ariko
kuba nibura n'ubu ngubu abaganga bari kumbwira ngo birashoboka ko yavurwa agakira, ariko nubwo atanakira Chris, nzakora igishoboka cyose, ntanga ibishoboka byose, amafaranga bazansaba yose n'insimburangingo zijyemo, ariko nongere kumubona ahagaze atambuka. ariko uranabizakorohera amafaranga uri gukoresha y'umuryango weho nta ngaruka biri bukugireho. Urumva iterambere ryari bukomeze ko yakagombye kuba ryakagenda. Ngize ukuri iterambere rindi nkeneye uretse kugira ibyishimo n'iri amafaranga tuyakorera kugira ngo bigende bite, tubeho neza, twishime, dukemure ibibazo dufite. Kandi ukanya ikibazo mfite gikomeye nuriya mukobwa ni Gikundiro, kandi kuba Gikundiro ameze kuriya ngiye biri kumbuza ibyishimo byanjye. Rero n'ayandi mafaranga yose nashaka nayo natunga yose nta kintu kimwe yaba ari kumarira. Ndabyumva gusa biri mu bintu nishimiye kuba wabikunze ukamuvuza. Ahubwo Chris, ndi kubona rwose nawe uri kubirwanya. Yaya ntabwo ndi kubirwanya, nta nubwo nakwifuriza ikintu kibi cyakubaho. Noze kukiri kugenda ushyiramo utwo tuntu twose, nta no kumbwira nibura ngo hano wahakura amafaranga, ushobora kongera ubucuruzi muri ubu buryo kugira ngo byose bikunde, ukambwira ngo amafaranga ngo nuyakoresha ngo iterambere ryawe rizapfa ngo nayo umuryango. Jire nta kibi nakwifuriza, ngira ngo urabizi imyaka tumaranye, ubucuti bwanjye nawe, uzi uko ntekereza, uzi n'ibyo nkora byose bituma ngewe nagushyigikira. Gusa sinzi ukuntu famille yawe izabyakira. Reka mubwize ukuri rero aka kanya nakone kubisubiramo kuko famille yo sinyitayeho. Nzongera kuvugana na famille neza, twongere kwishimana, ari ukuri mukobwa yakiza. Nyine ari ku kibazo cye mbona kitakiriho. Kugaragara na za Bibiliya na Bibiliya bivuga ngo biye kizageraga umusore ngo asige iwabo ngo sango bazabana karamata. Rero uriye niyo mbona ko twazabana karamata. Ndeke kumwitaho. Ariko niki kikubwira ko ari muzabana karamata? Naho umutima wanjye urabimpamiriza. Nta kindi gihamye nkeneye cyo ku ruhande. Urukundo ni nk'ubusazi kuko wabivuze ukuri. Utangiye kubona ko ari wakaramata imbere yawe, wowe uri Imana. Okay. Uko byazagenda kose sinzi igeno ry'Imana ku buzima bwanjye, ariko ikibazo nateje ngomba kugikuraho. Urumva ikibazo ari weho kiri ku mutwe wawe kuba yarabyaragenze kuri. Of course 100%. Kandi Imana ishimwe ubwo biri mu baganga. Gusa ka tubiharira Imana, ibindi bizagenda neza. None se papa Gikundi, mbabarira umbwire ushumese utyo wagiye gukora, sibyo? Wagiye gukora hanyuma akazi wagiyemo nibo bakugize gutyo, byagenze bite? Simubaye witonze papa katubwira ko ibintu bimeze neza, utanamwuka inabi. Wambabariye wa mukobwa we, mbabarira pe, ngaho mbwira. Mbwira byagenze gute? Mbwira hano wagiye gukora, ahubwo aho kugira ngo ujye mu kazi unzaniye ibibazo noneho bikomeye cyane. Ndafata utagenda nawe hano yo mwisho simbi. Ngaho mbwira byagenze bite? Byagenze gute akazi wagiyemo? Iki ngire gute? Ngire gute? Ngaho mbwira byagenze bite? Kutambwira ukatureba gusa, byagenze gute? Ninde wakugize gutyo? Gikundi Karame. nari mpfuye. Nese byagenze bite akazi baguha? None se ukoze impanuka n'umutwe wagenderamo. Byagenze gute? Cyangwa nakoze impanuka. Byagenze gute? Nagiye kuzana umuzigo.
Enda hano bita Buziba. Buziba urahazi? Oya. Ni ku mupaka w'u Rwanda Uganda. Hanyuma imodoka nayisize Buziba ku mupaka nyine mu gasantere. Hanyuma ndambuka hakurya nkodesha indi modoka barango hari umuzigo ndajya gufata ahantu bita Ntungamo. Ndagenda umuzigo ndawufata ariko nsa nabitekereje noneho imodoka nawupakiye nkagira ngo bari bangambaniye. Imodoka nawupakiye iraza tugeze ku mupaka. Tugeze ku mupaka umuzigo ndawupakurura urumva naguma kunyura inzira ya panya. Mu kupakurura rero igihe ntegereje indi modoka iraza kugira ngo igihe ntegereje abantu baraza kuyikora kugira ngo tuwomore neza wagira ngo nibo bangambaniye kuko baje igihe ahantu nari nicaye bahita bankubita ikintu hano mu bitugu ndabirinduka. Baraza sinzi ikindi numva ikintu kimeze nk'itindo bagiye kubizana ku itama. Aramenye ntabwo akora. Igihe ndi kubana kugira ngo ndebe ko umuzigo wa boss nakora iki nawurwanaho bankubita ikintu kimeze nk'amacaku hano. Ukuboko kose hano kuvanga kugera ahanga ntawo gukora. Ubwo mperuka ibyo ngibyo. Noneho cyakora ikintu numvishije umuntu uvuga Ikinyarwanda ngo uyu mugabo ndamuzi. Ibyo nibyo numvishije gusa. Ubwo bahise nisanze mu bitaro Nyagatare. Nese kutagumye mu bitaro ngo bakuvuze kuki utahise ufata telefone ngo umpamagare umbwira uti bigenze gutyo unatumenyeshe tukarara twicaye kurinda kugera mu gitondo kurinda kugera muri ijoro kuri uyu munsi. Telefone bayimaye mu gatondo ntabwo nanzi byari byo. Mu gitondo nyine kutaduhamagaye. Nta mutima nari mfite. Ntabwo nakoze iki rero banyeretse ibipapuro by'amafaranga ngomba kwishyura ko nta bwishingizi nari mfite. Bamvuye 100%. Ndi nsanga hari 330 kuri fagitire. None ni kaga telefone kagiye kwihorera abamumagara ndaza kuza kubumva nyuma. Ashaka kubaza mukuru kuko natanze nimero zawe. Banza umbwire menye none se amamagaye namenye ari ibiki. Umbwire. Uko byagenze rero nasohotse mugiye kunyara. Ndeba ku ruhande wa hirya ndatanga gusa. Ndagenda yenda bacika naturutse ibitaro. Ariko ndizera ibyo byo ijana ku ijana ndizera ko abaguhaye akazi ari bo bagomba kukuvuza. Ikindi cya kabiri ndizera ko harimo ubwishingizi bwo kugira ngo bakuvuze. Ibyo byo kuvura 100% ndizera ko boss wawe agomba gutanga ayo mafaranga. Namagaye boss ngo ntacyo mfite cyo kumubwira ngo niba ntamuzaniye umuzigo ngo umuzigo wanjye ngo umuzigo we urusha agaciro ngewe. Mana y'umwisho none ndasiba ngo nzerekeza. Ndabigenza gute koko? Bano kukwishyuza umuzigo. Mbona atana umuzigo biraba nabi. Ariko yivugiraga wenda simbizi. Hari ibintu rero kumva ubuzima cyo fundi haguma ubuzima. Nisi papa wajyaga muri ibyo bintu bitemewe n'amategeko bijyamo ngo bigende bite. Wajyaga guca izo nzira za panya. Kubizi yuko bashobora kugira ngo bagufate bari banakurasa. Hariya wahatakariza no gusa. Nabona gatangiye no gusaza ibintu nk'ibyo uri umusore wo kujya mu bintu nk'ibyo papa. Reka namubwire. Bamwe ngo muzigo ni inkomora. Umugezaho. Aranguta miliyoni 2. Numva n'igishoro. Numva bikibanaza
impaya guhara ugakomeza ugashabika nicyo kumana ya okay mpa nimero zawe za bosi hanyuma muhamagare mubwire agombe akuvuza 100%. Yaba atanga 500 batanga miliyoni ariko mbone uri musima sibyo ngompereza ubundi sinzabyikemura uzabyikemura rya ruri muraborera hano uzabyikemura rya ruje kuma umuruho w'umubiri wawe ndabigenza gute kuki uri kwanga yuko namuhamagara no kubera iki Gikundi oroze se ariko ukuntu muri ibigoryi ukuntu wajya ngo ntago mwuzuye ubwo nk'ubwo koko mwatatswe gute hanyuma bigenda bite nese ntago okay niba mutabashije gucika reka mbanze nkubaze kuko ukuntu mungana gutyo murabo kwatakwa hanyuma se dawa ameze neza ariko mwakoze ubugoryi ntago mwari bwatakwe kuri urwo rwego ngo uri muhanza mwe kugira ikintu mukora sawa akazi keza reka tuze kuvugana reka mvugane n'umukobwa wanjye mwihangane nta kundi Wiriwe. You You are very smart. Thank you. Ufite umukobwa mwiza ariko. No, ma. Ni bandi numvishe ngo byagenze gute? Bijyanye n'iki se kandi? Ibyo uvuga kuri telefone. Abatatswe se? Hareka kari abamama b'inshuti zanjye batewe n'abajura bakabataka bakabaka amatelefone yose nayo ndimo mbatonga mbabaze koko abantu nkamwe ubu kwirwanira mwakwirwanira ntibazibatware umwayenze mwatakwa mureba he ahubwo ibyo reka tubyihorere Ese bari ibyo bireke ijya hino nkubwire icyo kintu ugiye kumfasha agira hano icara gutyo gasa ndagira ngo dufatanye umfashe uriya mukobwa tumukure ku bitugu bya musaza wawe ndavuga kiriya kimuga cy'umukobwa kuko ntago kuri iyi saha niyumvisha ukuntu uwo mwana w'umukobwa nkuriya noneho umeze kuriya muri buriya buryo yaza mu buzima bwa Jire akageraho noneho Jire natwe ubwacu atwibagirwa ahubwo akumva ko umutwe we kiriya kimuga aricyo kiri namba ya mbere ndagira ngo umfashe dushaka ukuntu tumukura ku bitugu bye ariko bamurozi kazi gusa tutagiye kure kuko ibyo twakoze byose nacyo byatanze twaramucunaguje twaratoteje twagize gute na gute ariko nta rezita twabonye so twamuretse n'ubundi tumureke njyewe ndeke kiriya kihurihuri cy'ingingo zose zacikaguritse njyewe nemere none se niba mukunda nzajya mwita umukazana wanjye njyewe Imana yarakiri ku gisi agiye kubyara buriya yabyara ibiki yabyara ate nuwo kundushya oya ntago njyewe nifuza mu buzima bwanjye kuriya mukobwa noneho umurozi gahagwa manager w'abarozi kaza mu buzima bwanjye kugeraho njyewe twaba dufitanye isano yuko yitwa umukazana ndi nyirabukwe mama usibye kwikunda cyane kwacu ntago yaba umurozi kuturusha kuko byose ari guca mutwe twabigize uruhare kandi ikindi nubwo ari igicumba nayo n'umuntu nkatwe rero nakeza ko Jire ajya kumukunda nta kindi yagendewe usibye umutima wenyine kandi wowe na musaza wawe ubundi yenganye sinakunze umukobwa mugenzi wanjye ubaze Jire wowe
wumvira musaza we kundusha. Okay, uri ku ruhande rwanjye? Yego. Uri ku ruhande rwanjye? Gasa? Gasa? Oui. Gasa? Mama ndakumva. Nguhamagaye kangahe? Ndakumva. 3. Karame nakwitabye. Uri ku ruhande rwanjye? Niba uri ku ruhande rwanjye, ndagira ngo umenyere neza, umakinge sure n'ubwonko bwawe n'ingingo zawe zose, umenyere hiramu. Ari nge ako nuri namututse, ni imbwakazi n'ubundi. Uriya mukobwa ahantu ataha. Haba ari umwobo umenye, haba ari akaruri gateye nk'iki nkamenye. Menya ahantu uriya mukobwa ataha. Ngaho netse. Wowe bimenyere. Je n'umungo zawe ndetse none bazanandongera so uvuga ngo bafite amarozi. Gasa, niba uzi ko turi kumwe, ukaba wifuza ko kiriya gihuri twagikura kuri musaza wawe, menyera ahantu ataha. Menyera iwabo gusa. Onse bigoye pe. Asigaye nakundi. Unungire urutoki. Ibindi wisubirire hano. Allo? Ouais. Mira. Bambwiye ko ibyabaye byose ariyo wabiteye. Ariko se bose nta no kumbaza uko meze kuko naguhaye akazi wizeye nzi ko ugiye kugakora neza, ariko natangajwe no kumva bambwira ko ibyabaye byose ariyo wabiteye. Vraiment sawa yo kubwiye sawa bosi wapi kabisa? Wapi? Agumeze neza. Ntabwo naguha akazi mbwira ko ugiye kugakora neza nta kizapfa ntaki. Ega nari nakubwiye byose ko isi irimo nabikubwiye ugomba kwitwara, ariko nangaje ko ari wowe koko. Bosi ntako ntagize, ahubwo ntibyari bube. Ngiye kukohereza amafaranga. Yego bosi. Ngiye kukohereza amafaranga, wivuze vuba uri imiti ikomeye igukiza vuba, ejo usubire mu kazi. Bosi ntabwo nditare gutasubira mu kazi, ariko ntabwo ndazana imbaraga. Uzasubira mu kazi. Ninde wavuganaga nawe? Ninde? Navuganaga na bosi. Na bosi? Yego. Mumpereze ngiye mvugane nawe. Mumpereze mubwire akuvuze. Sibyo? Nibyo yambwiraga. Hanyuma? Nibyo yakubwiraga? Yego. Ako yambwira nuko yambwira ngo ngiye kwivuza ngo ejo nsubira mu kazi. Ndio mbwira ko ntari tayari, ntabwo nahita nsubira mu kazi. Reka rero mubwire, ntabwo ndi umwana mutoya ubeshye. Sibyo? Nibiki wagiyemo uri kumisha? Kuki utakomeje kuvugana nawe? Ko ninje ugahita ufata telefone ugahita uyishyira. Ariko twari dushoje. Mwari mushoje? Yego. Okay. Reka rero mubwire. Wabijyamo ibyawe. Wagira gute? Mubwire iki? Umbabarire noneho nisinzire ntongere no kuza mu ijoro. Sibyo?
ndakubwira ukumva yuko wagira ngo ndi kugukontorora cyangwa ndi kugira gute sibyo ndagira ngo nanjye unyihera amahoro kuko maze kunanirwa pe maze kunanirwa wanze kumbwira ibyo wagiyemo byatumye umera gutyo uri kuvuga ngo uri kuvugana na boss wanze kumuma ngo mvugane nawe sibyo reka nkubwire nawubwiye ko nasanze imari sirinzi sinigeze mbona ibyari birimo urumva impamvu yambwiye ngo nyura aho ngaho ngo ni ikibazo cy'imisoro kubera ko ngo ntabwo ashaka kwishyura imisoro aho gutyo wagasaza nkubwire ushaje nabi byose ni imiruho yanjye igiye kunzaho gusa Mucu kingura burya nta nubwo wafunze ntabwo bafunze kubera ko n'ubundi nari nicaye hari okay ni sawa se umunsi noneho kutahanya agacumara akabindi bambe burya nta mpamvu yo gutaha imbokoboko uba ugomba kugira kandi ariko buriya nanjye umunsi nzaba mukuru nanjye nzajya ntahana nk'icyo kintu mvuga ati ndi umuntu w'umugabo nk'ingwe ukeneye kumera amahembe ukeneye kugenza gute kugira ngo ukure ubwo iryo jambo raribuze ndibuka hari igihe mama yavuze ngo uzazane umugore ryari nkavuga ndacyari umwana ngo se ngo ukeneye gukura ngo uzane amahembe nk'ibyo nawe wese ubu none nawe ngo ukeneye gukura birenze aha ngaha ntabwo ari ibyo ngibyo umeze neza se akazi biri gucamo wumva nta kibazo biracamo nta kibazo none se bozo waza wampa ngasoma ntabwo ari ngombwa gusomaho iyi ngiyi ni yawe yose urugo nyine aka ngaka ni akawe urumva ariko nta bintu byo gusindira mu kazi ubu ntabwo nasinda urumva iri cupa ntabwo bari nk'umunsi umwe ubu ntabwo nahita nkigutunumirira icyari ujya unywa gake wumve ko amaze kugera mu mubiri utuze ukora akazi ibi ngibi ni kugira ngo yambeho ya nijoro uze nk'iya saa cyenda noneho imbeho ihita igabanuka urumva aho ngaho kuko abeho niko ubundi umutima mwiza wigire nibyo mpora mvuga ati yabo uhora wirirwa hano ntabwo Gikundiro ibyo bamukoreraga ariko bazajya babimukorera uri hano nkavuga ati kubera ko uba ubutahari uretse ngo bajya baripfundura nka gute subiramo uvuze ngo iki ngo iyo mbanirwa aha ngaha byari kugenda gute ndi kuvuga ngo baje baripfundura nka gute iri cupa Gikundiro ni ibiki mwamukoreraga ntahari